Aramutse neza muraho mwese. Ndishimye kubona uyu mwanya mwese mbashimira kuba muri hano kugira ngo iyi nama y'umushyikirano ishobore kugenda neza. Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubara namwe mu bice by'isi murimo bigiye bitandukanye nk'uko byakomeje kugira bigaragazwa. Tuba tugarutse mu nyandiko ziba zakomeje kugira zandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko kandi ndaza no kuba nakibanda kuri mituweli, ubwisungane mu kwivuza, mu gihe kandi ndaza kuba nakibanda ku mishyikirano yakomeje kugenda ihuza abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Byakomeje kugira bigaragazwa ko hakomeje kugenda fatirwamo imyanzuro y'uko u Rwanda rwakiteza imbere ndetse kandi rukateza n'abanyarwanda imbere. Ariko mu byakomeje kugira bivugirwa muri inama, ndaza kuba nakibanda ku bwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli, ndaza kuba nakibanda ku mafaranga y'ishuri, ndaza kuba nakibanda ku rubyiruko rukomeje kugera rugaragaza ko imikorere yo gukora ikomeje kugenda ibura mu gihugu cy'u Rwanda. Ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragazwa muri umushyikirano biraza kwa mu by'ukuri byasiga u Rwanda rumeze neza ndetse kandi mu by'ukuri n'abaturarwanda baze gusigara bameze neza, bari very clean. Ariko ndagira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twareba ko byavugiye muri imyanzuro yakomeje kugenda igaragazwa mu mushyikirano wakomeje kugenda uhuza Perezida Paul Kagame ndetse n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ibyakomeje kugenda bigaragazwa byanga byakunda biraza kuba byasiga u Rwanda rumeze neza, aho kandi mu by'ukuri ubona ko abashoramari bakomeje kugenda bagaragaza ko gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bajya mu gihombo gikomeye cyane. Ibi byose ndaza kuba nabikomoza mbere yuko mbasha kuba nabagezaho ingingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga amakuru yacu. Nyaboneka ndagusaba niba bwa mbere wisanze no kuri Rwanda Media Info, turagusaba gukanda subscribe, ikindi kandi wikana gufungura kuri iyo nzogera yanatwije kugira ngo uzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kandi. Amakuru akomeje kugenda atangazwa mu gihugu cy'u Rwanda ni menshi, ngira ngo tubashe kuba twarebera hamwe ese ibikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda birikomeza kugira mu by'ukuri byibanda ku myanzuro y'inama yakomeje kugenda iterana. Ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugira mubona inama y'umushyikirano imaze iminsi iri kuba mu gihugu cy'u Rwanda, ariko hakomeje kugenda havugirwamo udushya twinshi cyane, ngira ngo tubashe kuba twareba ese mu by'ukuri uyu mushyikirano ukomeje kugenda uhuza abaturage ndetse na perezida nyakubahwa wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ukomeje kugenda ugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda kigomba kuba cyakiteza imbere. Ndetse kandi mu by'ukuri ndagira ngo abaturage b'u Rwanda ubona ko bakomeza kugenda batinyuka bakabaza ibibazo perezida Paul Kagame, ibikara mu by'ukuri bikaza kuba byatuma u Rwanda ruribuze kwa mu by'ukuri rwatera imbere cyane. Ariko nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, ndaza kuba nakibanda kuri mituweli bitewe nuko byakomeje kugenda bigaragazwa ko mituweli mu gihugu cy'u Rwanda ikomeje kugenda igaragara nk'ingorabahizi. Ukabona ko abaturage benshi mu Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza uti ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda uraza kuba wasanga bukomeza kugenda bugaragara mu guhenda cyane. Ibikara mu by'ukuri bikaza kuba byatuma abanyarwanda benshi bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kugira inyunganizi yabasha kuba mu by'ukuri yabashyiraho nk'uruhare rwa leta y'u Rwanda ku bwisungane mu kwivuza. Ndetse si ubwisungane mu kwivuza gusa, turaza kuba twakwibanda kuri Mituweli ndetse mu by'ukuri tuze no kuba twakomoza ku bwiteganyirize mu gihugu cy'u Rwanda, aho kandi ubona ko abaturarwanda bakomeje kugenda bagaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugira mu by'ukuri gishyira imbaraga mu kuba abaturage bakiteza imbere. Ibi kandi biraza kuba byanatuma igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda kigaragara mu bihugu byo muri Afurika bikomeza kugenda byiteza imbere. Ariko kandi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda akomoza ku gihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bakomeza kugenda bagaragaza ko ngo u Rwanda rukomeje kugira mu by'ukuri ruzana amacakuri cyangwa se rukaba rutera igihugu cya Kongo rukasahura amabuye y'agaciro. Byose byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se bivugirwa mu myanzuro ya minisiteri yakomeje kugenda igaragazwa mu mushyikirano waje kuba wanaba ku munsi w'ejo. Ariko kandi igikomeye cyane gikomeza kugera kigaragaza, ndibuze kuba nakibandaho, ndaza kuba nakibanda ku byagirira umuturarwanda cyangwa se abanyarwanda bose akamaro. Sinza kwa mu by'ukuri nakibanda kuri politike cyane, ahubwo ndaza kuba najya kubikomeza kugenda byatuma mu by'ukuri umuturarwanda yatera imbere. Ubwo n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli ndetse ubwo na Mituweli, ubwo ndavuga school fees cyangwa se mu by'ukuri amafaranga akomeza kugenda agaragara nk'inyishyu ihabwa by'umwihariko mu burezi mu Rwanda. Ibi byose mu by'ukuri bikaza kuba byakomozwaho. Ariko kandi hari n'andi makuru akomeje kugenda agaragazwa akomeza kugera yibanda ese abana b'imyaka 15 mu Rwanda babangavu bazajya baboreza urubyaro, aho kandi ubona ko bakomeje kugenda bamagarira kure ibyakomeje kugenda bigaragara kuba umwana w'imyaka 15 mu Rwanda yajya aboneza urubyaro. Nyaboneka nshuti mukundwa,
nyemera ngo ugezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga amakuru yacu ku byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko kandi ukabona ko ibikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda byanga byakunda biraza kuba byasiga u Rwanda rumeze neza cyane. Ukabona ko mu by'ukuri abenshi bakomeje kugera bazanya kuba perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda mubaza ese mu by'ukuri kuba mwarakomeje kugera musezeranya kubaka ikibuga cy'indege mu Bugesera, mu kuba mugasezeranya mu by'ukuri abaturarwanda kubaka imihanda ya gare ya moja mu gihugu cy'u Rwanda, ese bigeze rate ibasha kuba mu by'ukuri igezeho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko benshi bakomeje kugenda bagaragaza uti mu Rwanda mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kiraza kuba mu by'ukuri cyakiteza imbere, ndetse n'usa ko wareba ibikomeje kugenda bigaragazwa mu Rwanda byanga byakunda igihugu cy'u Rwanda kirakomeza kugenda kigaragaza view nziza ku mugabane wa Afurika, ukaza kuba wasanga u Rwanda rwakomeje kugenda rwiteza imbere mu gihe kandi abaturarwanda bakomeza kugenda bagaragaza kugira ngo mu by'ukuri barusheho gutera imbere, ndetse kandi barusheho no kuba mu by'ukuri bakiteza imbere bo ubwabo baganateza igihugu cy'u Rwanda imbere. Nuko mu by'ukuri baruse kuba bashyira imbaraga mu bwisungane mu kwivuza, ibi kandi bikaza kuba byatuma abaturarwanda benshi nibaza kuba mu by'ukuri bashyiraho uruhare mu bwisungane mu kwivuza, biraza kuba byatuma u Rwanda rusigara rumeze neza, abaturarwanda mu by'ukuri nibivuza bagacya cyangwa se by'ukuri bakarandura indwara zose z'amayobera zikomeza kugenda zigaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi biraza kuba byatuma u Rwanda rubuze ko rwakwiteza imbere nta nkomyi cyangwa se mu by'ukuri ubwisungane mu kwivuza bimeze neza cyane. U Rwanda mu by'ukuri kandi rukomeza kugera rugaragara very green most the country from this Africa, ariko kaza kuba wasanga ibikomeza kugenda bigaragazwa mu by'ukuri nuko u Rwanda rukomeza kugenda rushyira imbaraga ubwisungane mu kwivuza, ukaza ko wasanga ko ibikomeza kugenda bigaragazwa byose biraza kuba mu by'ukuri byashyira uruhare mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi bize kuba byanatuma u Rwanda rumera neza cyane. Nyaboneka nyemera nkugezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga aya makuru yacu nk'uko byakomeje kugera bitangazwa mu nama y'umushyikirano yakomeje kugenda ihuza abaturage b'u Rwanda ndetse na perezida nyakubahwa wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko bikomeje kugera byumvikana bikaba ari ibintu byiza byakomeje kugenda bishimisha abaturage kuba babonye perezida w'igihugu cy'u Rwanda aza kuba yafata umwanya agahura nabo, ndetse kandi akanumva ibitekerezo byo mu gihugu cyabo cyangwa se byo mu gihugu cye ayoboye. Ibi bintu mu by'ukuri biba ari ibintu byiza cyane, kuko uraza kuba wasanga abaperezida benshi bakomeza kugenda bagaragaza kuba bihugirwaho, ugasanga mu by'ukuri ntabwo bari kuba bahura n'abaturage bayoboye bashe kuba mu by'ukuri bababaza ibibazo bibashe kuba bigira muri iki gihugu. Ariko perezida we ikintu akomeza kugenda agaragaza kurusha abandi ba perezida batandukanye ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane, uraza kuba wasanga mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda bagaragara mu kwigirwa bashaka amafaranga yabateza imbere n'umuryango wabo, ariko mu by'ukuri ntibaze kuba bakumva ese ibitekerezo by'abaturage bacu bimeze gute. Perezida kandi we akomeza kugenda agaragaza uruhare rwe rukomeye cyane mu kuba akomeza kugenda ahura n'abaturage akabaza ibibazo bitandukanye uko igihugu cye kimeze, ukaza kuba wasanga iki ngiki ari nacyo gikomeye akomeza kugenda arusha abandi ba perezida bahuriye kuba bayobora ibihugu bitandukanye, ukaza kuba mu by'ukuri ibikomeza kugenda bigaragazwa nk'umwihariko wa perezida Paul Kagame, uraza kuba wasanga mu by'ukuri ari ibintu bidasanzwe. Zimwe mu ngingo zacu z'ingenzi zigiye kuba ziranga amakuru yacu nk'uko twakomeje kugenda tubibasezeranya, reka nkugezeho zino ngingo kugira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twareba ese ni gute u Rwanda rubuze kuba rwakwiteza imbere nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ndetse kandi abaturage bakagaragaza kwiyemeza mu mushyikirano waje kuba wahuza abaturage ndetse na perezida nyakubahwa wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. Ukabona ko byakomeje kugenda bigaragazwa neza mu bikomeje kugenda bigaragara nuko u Rwanda n'abaturarwanda bakomeje kugenda bakataza mu kwiteza imbere. Ibi kandi bikaza kuba byatuma igihugu cy'u Rwanda kigaragara nk'igihugu kidasanzwe kugeza kuri aka kanya. Ngizi ingingo z'ingenzi zigiye kuba zaranga amakuru yacu. Ni mu gihe kandi abaturage bakomeza kugenda bashima perezida nyakubahwa wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakananenga serivisi zo mu buvuzi, bikaba byakomeje kugera byumvikana ko bakomeza kugenda basaba ko leta y'u Rwanda igomba kuba yagira uruhare nk'inyunganizi ishyiriraho abaturage kugira ngo mu by'ukuri barusheho kwivuza neza, mu gihe kandi bakomeza kugenda bagaragaza ko bafite igihugu cyiza bakanagira ubuyobozi bwiza, ariko kandi bagakomeza kugenda bakimanga serivisi zikomeza kugenda zigaragara mu bwisungane mu kwivuza. Ibi kandi bikaza kuba byatuma bari busigare mu iterambere mu gihe kandi badafite ubuzima buzira umuze, bagasaba leta y'u Rwanda kugira inyunganizi igomba kuba yashyira nk'uruhare rw'igihugu cy'u Rwanda ikabishyura mituweli 50% nabo bakishyura 50%, mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza
ko ikomeza kujya mu by'ukuri ireba icyateza umuturarwanda imbere, ikaba yagira uruhari igaragaza ikwemaze kuba yabyemeza. Ni mu gihe kandi abana bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda banenga serivisi zo mu burezi, bakomeza kugenda bagaragaza ko ababuze amafaranga ya minerivare bakomeje kugenda birukanwa bagakurwa kwiga, ukaza kuba wasanga biri buze kuba byagaragara nk'imbogamizi zishobora kuba zatuma batari buze ko mu by'ukuri bafata amasomo yabo nk'uko bigomba. Bagasaba leta y'u Rwanda kugira icyo yakora mu by'ukuri hakarebwa mu gihe umwana kandi yabuze ubushobozi bwo kwishyura aya mafaranga, hatagira mu by'ukuri icyakorwa kugira ngo yirukanwe, ahubwo mu by'ukuri bakaba bareba icyakorwa kugira ngo uyu mwana agumishwe ku ishuri akomeje kugenda ahabwa uburezi. Ibi biraza kuba byatuma uyu mwana arushaho kwiga neza. Ni mu gihe kandi abana imyaka 15 mu Rwanda bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cyo kwiteza onapo cyangwa se bakambyukuri bakikingiza. Ibi kandi biraza kuba byagaragara ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza mu myanzuro yakomeje kugenda ifatwa n'abaminisitiri, bakomeje kugira bakomoza kuba umwana w'umwangavu w'imyaka 15 mu gihugu cy'u Rwanda yazajya aboneza urubyaro mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi abangavu bakomeza kugenda bagaragaza ko bitari ibintu byiza cyangwa se mu by'ukuri bitagakomeje kuba byakorwa ku bana b'abangavu b'abakobwa b'imyaka 15 mu gihugu cy'u Rwanda kuba baboneza urubyaro muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bakomeza kugenda bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane, mu gihe kandi abakomeje kugenda bagaragaza ko abana b'imyaka 15 mu Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko ari ukuba barwanya inda zikomeza kugenda ziterwa abangavu zitateganyijwe. Ngaya amwe makuru tugiye kuba twakwibanda ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu mwaka wa 2025 kugeza muri 2026, ukabona ko ibyose mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragara nk'ikibazo cyangwa se imbogamizi zikomeza kugenda zigaragara ku baturage b'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko nakomeje kugenda bikubwira, turasa ko twakwibanda kuri izi ngingo, ariko kandi ntibiri buze kuba byatubaza ko twakwibanda ku makuru akomeje kugenda avugirwa muri Kongo, ndetse mu by'ukuri n'ibindi bikomeza kugenda bivuga ko u Rwanda rukomeza kugenda rusahura amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko kandi mu by'ukuri n'ibindi byose bikomeza kugenda bivugwa mu kuba u Rwanda rukomeje kugenda rufatirwa ibihano. Byose mu by'ukuri turaza kuba twabikomozaho. Ikaze mu makuru yacu, aho wageze ni kuri Rwanda Media Info. Ibuka gukanda subscribe ndetse no kuri yonzogera inatujanye kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro by'umwe ndikomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi ikaze. Itariki 15 Nyakanga nibwo hakomeje kugenda hagaragazwa kwiyemeza kwinshi kwa minisiteri, bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza bugomba kuba bwamanuka, by'umwihariko bagasaba leta y'u Rwanda kuba yagira icyo yakora igashyiraho abaturage 50%. Ibi kandi byakomeje kugenda bigaragazwa mu mwaka wa 2025, kandi mu by'ukuri aba minisitiri bakomeje kugenda baterateranya inama, bakomeza kugenda bavugiramo ibitandukanye byinshi, bakomeza kugenda bagaragaza ko hagiye kuba hagaragara impinduka, abaturage bakajya bashyirirwaho 50% ku bwisungane mu kwivuza, nabo bakaba bakishyiraho 50% ku bwisungane mu kwivuza. Ukaba kuba wasanga abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko ibi ngibi bikozwe mu by'ukuri, abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko ari ibyishimo byinshi cyane, ndetse kandi bagakomeza kugenda bashimira Perezida Nyakubahwa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ukomeza kugenda ugaragaza mu kuba kwita ku baturage. Ibi kandi bigakomeza kugenda biratuma u Rwanda rukomeza kugenda rugaragara nk'igihugu gikomeza kugenda cyiteza imbere cyane, ndetse kandi mu by'ukuri ukaza kuba wasanga ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda ribuza kwa bwashyirwa kuri 50%. Umuturage ubwo ngubwo mu by'ukuri utishyura mituweli araza kuba afite ikibazo mu mutwe, kuko nago uza kwa wasanga ni gute mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kiza kwa cyagushyiraho 50%, ubwo ngubwo nawe ukishyura 50%, nawe umbwira ngo mu by'ukuri ayo mafaranga uraza kuba wayabura. Ahangaha waba ufite ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha naza kuba nasaba u Rwanda kwa mu by'ukuri umuntu utazatanga ayo mafaranga nukuba yafungwa. Ntabwo mu by'ukuri byaba biri very clear, kuko nuza kuba wareba u Rwanda buri munsi rukomeza kugenda rugaragaza mu gushakira iterambere u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ukaza kwa wasanga abanyarwanda bakomeza kugenda babona opportunity cyangwa se amahirwe, ugasanga mu by'ukuri bari kuba bayica ubusa. Nyamuneka banyarwandakazi muri mu gihugu cy'u Rwanda, twibakira u Rwanda twifuza, biraza kwa byaterwa nawe. Uraza kwa mu by'ukuri wafata fagitire ya IBM, uze kwa mu by'ukuri wagira uruhare mu kubaka u Rwanda. Ahangare mu by'ukuri gitumye mbikomuzaho, nuza kuba wagira ibicuruzwa ugura ugafata fagitire
fagitire ya IBM uraza kuba kuri wubatse uruhare rukomeye cyane, ari nabyo biza kuba byaturuka muri ya mafaranga muri kuba mwashaka ku bwisungane mu kwivuza. Mu by'ukuri uko mukomeza kugira mugira umusanzu mu gutanga uruhare rwanyu mu gusora, biraza kuba byatuma abanyarwanda benshi bakennye bari buze ko mu by'ukuri babisubirizwamo, kubera ko nuza kuba wafata fagitire ya IBM ndetse n'ibindi bitandukanye mu gutanga imisoro, biraza kuba byatuma aho uri 50% by'ubwisungane mu kwivuza biri buze kwa byajya ku muturage udafite ubushobozi bwisungane mu kwivuza. Ariko ibi ngiyi cyatumye mbikomoza no kuri Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza gushyira imbaraga mu gushakira iterambere igihugu cy'u Rwanda, abaturarwanda muri rusange, ariko kaza kuba wasanga mu by'ukuri abanyarwanda aya mahirwe bakomeza kugenda babona, barakomeza kugenda banegereja, ugasanga nyine mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza cyane bikomeza kugenda bishimisha abayobozi, kuko burya ntabwo uri buze kwa washimishwa no kubona uri gushaka gufasha umwana wawe, ariko uyu mwana uri gufasha we ari gushaka kwa mu by'ukuri yakivuruguta, cyangwa se abanyarwanda bafite ikibazo kimwe gusa mu mutwe bagomba kuba bakosoramo, kwa mu by'ukuri igihugu gikomeje kugenda kigufasha wowe mu by'ukuri ugashaka kuba washaka guhora ufashwa gusa donc urashaka kubona ibyo wakira udashaka kuba wakiteza imbere. Iki ngiki ni ikibazo gikomeye cyane banyarwanda mugomba kuba mwakitondera. Ntago mu by'ukuri igihugu kiri buze kuba cyagufasha nawe uze kuba washaka ko mu by'ukuri buri munsi uzagihora ufashwa ugahora ufashwa. Ibi ngibi ndaza kuba nabikomoza kuri gahunda ya Girinka, gahunda mu by'ukuri ikomeza kugenda igaragara mu ma VUP, gahunda ya World Vision n'ahandi hatandukanye, ugasanga mu by'ukuri baguhaye amafaranga kugira ngo uyabyaze umusaruro mu by'ukuri witeza imbere, urayafashe uyajyanye mu bidafite umumaro. Ubwo ndavuga uti mu cyaro gitandukanye mu Rwanda uraza ko wasanga mu by'ukuri World Vision iraza kuba yaguhereza 200,000 cyangwa se n'ibyo 50,000. Aya mafaranga ntago mu by'ukuri abanyarwanda benshi batandukanye mu byaro bitandukanye mu ma village atandukanye y'igihugu cy'u Rwanda, uraza ko wasanga uyu muntu yafashe aya mafaranga ayajyanye mu kwinywera inzoga, itabi, agiye kwa mu by'ukuri yajyana mu bagore. Ikintu mu by'ukuri ntabwo ari ikintu kiza cyane, ndetse kandi nimba ukora munyarwandakazi, zigama amafaranga uzakoresha ku munsi w'ejo, kuko none mu by'ukuri akazi wakabonye ariko ntabwo uzi ese ejo nzabona akandi kazi. Nyaboneka aya mafaranga mu by'ukuri wabonye none gira impamvu ikomeye cyane iza kuba yatuma ku munsi w'ejo uzaba ufite aya mafaranga kugira ngo mu by'ukuri uzakomeje kugenda witeza imbere. Ibi ngibi ndaza kubona bikomoza ku baturage bakomeje kugenda basakuza bakavuga uti Leta y'u Rwanda nidushyiraho mu by'ukuri 50% ku bwisungane mu kwivuza, ariko nyine mu by'ukuri ubuze uko agira agwa neza. Nta kindi Leta y'u Rwanda ifite gukora uretse mu kuba yafasha abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo biri buze kuba byayishimisha kubiri ko komeza kugenda imanura ibiciro byakagombye kuba byakubaka umusanzu w'igihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri ibishyiro mu kuba yakubaka ubuzima bw'abaturarwanda. Kandi mu by'ukuri abaturarwanda dukomeje kugenda tujijuka, ugasanga nyine mu by'ukuri ibi ngibi biraza kuba byakomozwa ko mu Rwanda hatari imikorere cyangwa se hatari akazi. Uraza ko wasanga benshi bakomeza kugenda babyara abana benshi, ugasanga igihugu cy'u Rwanda gito cyane, ari nabyo Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ikomoza uti tugiye kuba mu by'ukuri twashyira imbaraga mu kuba twakingira abana b'imyaka 15 b'abangavu mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twarinda inda ziterwa abangavu zitateganyijwe. Ariko iyi ngingo ntabwo ndayigiraho, ndaza kuba nayikomozaho. Ibi ngibi mu by'ukuri banyarwandakazi icyo mugomba kuba mwakora, Imana y'u Rwanda ikomeza kugira mu by'ukuri ibabara cyane, ugasanga munaza kwa mu by'ukuri munegerija, ugasanga impotiminite mukomeje kugira mu namuzo kwa mwakiteza imbere muri kwa mu by'ukuri mwazinegerija. Reka mbabwire ngo mu by'ukuri nimba u Rwanda wenda rubahaye izi impotiminite cyangwa se mu by'ukuri aya mahirwe yo kuba bagushyiraho ku bwisungane mu kwivuza cyangwa se kuri Mituweli 50%, nyaboneka ayo mafaranga yandi wari kwishyura nimba bari kwishyurira umuryango w'abantu 10, fata aya mafaranga mu by'ukuri ushaka handi hantu uyabika, azagira ikindi gikorwa akora cyaguteza imbere ndetse kikaba cyateza n'abawe imbere. Reka mu by'ukuri mbashe kuba nakubwira uti komeza kugenda ugira uruhare mu kwishyura IBM, ndetse kandi ubashe kuba wakiyubakira u Rwanda twifuza ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyuzuye ubwuzu n'amahoro hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Perezida kandi akomeza kugenda ashimira abanyarwanda kwitabira kwishyura ubwisungane mu kwivuza, mu gihe kandi akomeza kugenda anenga n'abandi bakibasha ko mu by'ukuri babinegisha cyangwa se bagashyiramo imbaraga nke zo kuba mu by'ukuri bakishyura umusanzu mu bwisungane mu kwivuza. Arimo avugiye kuba hashyirwa uruhare kuri Mituweli kugira ngo mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda gikomeze kugenda cyubakira abanyarwanda ndetse n'igihugu. Mu gihe kandi akomeje kugenda hagaragara ikibazo gikomeje kugenda kigaragazwa n'abanyeshuri barimo kwiga, ndetse ubwo ngubwo biraza kuba byanakomozwa ku babyeyi bakomeza kugenda bagaragaza ko hari uburezi bukomeje kugera butangwa mu Rwanda, ariko ugasanga ababyeyi
ababyeyi ntabwo bari kuba babyemera neza bitewe n'ibikomeza kugenda bigaragazwa. Uburezi buri gutangwa suko hatari ubumenyi buri gukurwa mu barezi bakomeje kugenda bahereza abana ubumenyi, ahubwo mu by'ukuri ni ikibazo cya serivisi zikomeza kugenda zigaragazwa by'umwihariko kijyanye n'amafaranga cyangwa se amikoro akomeza kugenda agaragazwa ku babyeyi, kandi bakomeza kugenda bagaragaza ko badafite ubushobozi bwo kuba bakishyura amafaranga mu cyiciro kimwe gusa, mu gihe kandi bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda, mu gihe kandi abana babuze amafaranga yo kwishyura cyangwa se ababyeyi babuze amafaranga yo kugureza abana amafaranga yo kujyana ku ishuri, barasaba leta y'u Rwanda ko mu by'ukuri yajya ibababarira abana babo bakiga igihembwe cyashira, cyangwa se mu by'ukuri hakarebwa ukuntu bajya bishyura mu matamusi cyangwa se ubwo ngubwo ndavuga bajya bishyura mu byiciro. Ibi ngibi kandi biraza kuba byatuma abana bari bwige neza bari safe, kubera ko uraza ko wasanga mu by'ukuri umwana yabuze amafaranga yo kwishyura ku ishuri, ariko mu by'ukuri abadelegiteri abarezi ntabwo ari buze ko bari bakora iki kintu. Icyo bari bukore baraza kwita bafata wa mwana bamucyure atahe ajye mu rugo, kandi mu by'ukuri harimo imbogamizi n'ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha ngira ngo tubashe kuba twaganiraho nabwo gubwo uraza kuba wampereza igitekerezo cyawe hano muri comment, niyo mpamvu tuba twazishyizeho. Ese ni gute umwana ari buze kuba yakirukanwa ariko hari undi mwana wishyuye? Uyu mwana nubwo yishyuye we ari guhabwa amasomo 100%, ariko uyu mwana wundi wirukanwe ntabwo mu by'ukuri ayo masomo ari gutangwa ku ishuri uyu mwana ari buze kuba yayabonaho. Ibi kandi biraza kuba byatuma uyu mwana ashobora kuba yanatsindwa, kubera ko nuza kuba wari mu by'ukuri no kwiga kw'iki gihe bisigaye biguranye cyane cyangwa se birakaze. Ntabwo mu by'ukuri ari nka kera wa muntu wabonaga amanota 15 akimuka, umuntu akabona mu by'ukuri amanota 15 akarangiza, ariko ubu ngubu udafite 50 kurema sheke. Nesa yashyizeho ingamba zikomeye cyane, ntabwo uyu mwana ari buze kwa mu by'ukuri yahabwa passes cyangwa se amahirwe yo kuba yava muri uyu mwaka yigagamo. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane abarezi cyangwa se leta y'u Rwanda igomba kuba yareba, ese ko turi gutanga uburezi ku mwana uri hano wishyuye, ariko mu by'ukuri undi mwana utarabonye ubushobozi bwo kwishyura aya mafaranga we mu by'ukuri yabashe kuba yataha, ariko ubu burezi buri gutangwa ntabwo mu by'ukuri ari kuba yabubonaho. Iki ngiki ni ikibazo gikomeye cyane, ni homework. Nesa ndetse ubwo ngubwo mu by'ukuri na leta y'u Rwanda bakomeje kujya bikoraho, dore ko n'ababyeyi bakomeje kugera bikomozaho bagaragaza ko ari imbogamizi ikomeje kugenda ibabangamira cyane kugeza kuri aka kanya. Ubwo ngubwo mu by'ukuri n'abatishoboye namwe ubwo muraza kuba mwakandika muri comment kubo muzi batishoboye, bazi ko mu by'ukuri Nesa yareba ese ni gute mu by'ukuri abatishoboye tuza kuba twabafasha kugeza kuri aka kamwanya ko byakomeje kugenda bigaragazwa mu burezi. Ngayo nguko mu by'ukuri birakomeza kugenda byumvikana ko abana batagomba kuba bakirukanwa, ahubwo mu by'ukuri hakaba harebwa icyakorwa, byaba ngombwa bakaba banafasha abadafite amikoro yo kwishyura aya mafaranga y'ishuri. Ndagira ngo umwaka wa 2025 ni umwaka wakomeje kugenda ugaragaramo kwemeza kwinshi kwa minisitiri bakomeje kugenda bafata imyanzuro itandukanye, bakagaragaza ko hari bigiye kuba byakorwa, ariko kandi hari n'amagambo akomeje kugenda ahwihwiswa cyane, akomeje kugenda agaragaza ko ngo abana b'imyaka 15 b'abangavu mu Rwanda bagomba kujya bakingirwa ibyara. Ibi ngibi nka bizwi nko kwa muzukuri bakishyirwa muri onapo cyangwa se bagashyirwa muri onapo, bikaza kwa byatuma aba bana bakomeje kugenda bagaragaza uti ese nidushyirwa muri onapo, dore ko babyeyi bacu badukuriye bakomeza kugenda bagaragaza ko nabo iyo bayigiyemo bakaba bakiteza inshinge zituma batabyara, igihe kandi bagize ubushake bwo kubyara biraza kwa byagaragara ko aba babyeyi bacu batari kuba mu by'ukuri babona ibyara. Mu gihe twe tugize igihe cyo kujya mu rushako cyangwa se gushaka, abagabo bacu aho ngaho ntibazajya batwirukana batuzira kuba tutabyara bitewe n'inshinge twiteje cyangwa se n'ibyara twabashe kuba twafunga. Ibi ngibi mu by'ukuri bikaba bigaragara nk'imbogamizi ikomeje kugenda zigaragazwa n'abana bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri kuba bakingira ibyara yego ni byiza kugira ngo harindwe inda zikomeza kugera ziterwa abangavu zitateganyijwe. Ubwo ngubwo andi makuru turaza kuba twabamenyesha. Ciao ciao.